ikaze mwese mukurikiye ibiganiro bitambuka kuri Bugufi Mission. Ndabashuhuje aho muherereye hose, mbifuriza kugira ibihe byiza, ibihe turimo twese abakristo twibuka amaraso ya Yesu Kristo. Yesu yamenye amaraso ye ku bwacu kugira ngo je nawe tubashe kubona agakiza gaturutse kuko kwitanga kuba amaraso y'umukiza wacu Yesu. Dushima Imana rero kubw'uyu mwanya mwiza, tubabwira ngo buri wese aho hari tumuhaye ikaze kandi turabashuje mu izina rya Yesu Kristo umwami akaba n'umucunguzi wacu. Ndagira ngo rero dukurikire ibyigisho byacu nk'uko twabitangiye. Ngewe bagezaho ni Pastor Christophe wabakurikiza. Ibi biganiro rero byacu ubisanga kuri YouTube channel aho wandika Bugufi Mission cyangwa se kuri Google search. Ikindi ushobora no kudutwandikira kuri email aho wandika Bugufi Mission @gmail.com. Ndagira ngo rero twinjire mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Turaza gusoza tusenga Imana kugira ngo imbuto turaba tubivye mu mitima y'abakurikiye ibi biganiro ibashe kugira aho ifatira imera kandi izera undi umusaruro mwinshi, umusaruro mwiza, kuko kubera yuko turaba twamaze gusenga Imana. Reka rero twinjire mu ijambo ry'Imana dusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, igice cyawo ni icya 16, umurongo wawo ni uwa 25 turageza ku murongo wawo wa 33. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, igice cyawo ni icya 16, umurongo wawo ni uwa 25 turageza ku murongo wawo wa 33. Reka dusome ku bw'izina rya Yesu Kristo kandi akaba n'umucunguzi wacu. Ibyo mbibabwiye mu migani, ariko igihe kizaza sinzavuganira namwe mu migani, ahubwo nzababwira ibya Data neruye. Uwo munsi muzasaba mu izina ryanjye, kandi simbabwira ko nzabasabira kuri Data, kuko Data nawe abakunda ubwe, kuko mwankunze mukizera yuko navuye ku Mana. Navuye kuri Data nza mu isi, kandi si ndayivamo nsubire kuri Data. Abigishwa baravuga bati, dore noneho areruye, nta mugani aduciriye. Ubu tuzi yuko uzi byose, kandi utagomba ko umuntu wese agira icyo akubaza. Nicyo gituma twizera ko wavuye ku Mana. Yesu arabasubiza ati, none murizeye? Dore igihe kirenda gusohora, ndetse kirasoye, ubwo muri butatane umuntu wese ukwe, mukansiga njyenyine. Ariko sindi njyenyine, kuko Data ari kumwe nanjye. Ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri njye. Mu isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure, nanesheje isi. Imana yacu ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo rero twibaze neza kuri iri jambo tumaze gusoma riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, igice cyawo cya 16, nk'uko twahere ku murongo wa 25 kugeza ku murongo wa 33. Mu by'ukuri rero twakibaza ngo mbese ibyo tumaze kumva, ibyo tumaze gusoma cyangwa se gusomerwa, bitwigisha iki ku Mana Data, kuri Yesu Kristo no ku Mwuka Wera? Nicyo kibazo ukwiriye kwibaza muri wowe mu mutima wawe, kwavuga uti muri minsi ya none, muri minsi turimo twibuka umubabaro wa Yesu Kristo, ese ibi ngibi nsomye muri iri jambo ry'Imana binyigisha iki ku Mana Data, ku Mwana we Yesu Kristo ari we wababaye, n'Umwuka Wera yatwerereje ubwo Yesu yasubiraga mu ijuru?
ibyo tukabyibazaho ukabitekerezaho. Icyo ni ikibazo ukwiriye kuba wibaza n'aka kanya ukaba urimo usubiza. Ariko tudatinze cyane ndagira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana tugire icyo tuyisobanuraho dufashijwe n'umwuka wera w'Imana. Navuye kuri data nza mu isi kandi isi ndayivamo nsubire kuri data. Ibyo twabisomye ku murongo wa 28. Yesu Kristo yagombaga kubabwira ukuri kweruye ko iyi si ayivamo akajya kwa se kuko ubwami bwe atari ubwo mu isi. Ibyo byose yagombaga kwibabwira akabibamenyesha kugira ngo badakomeza kumva neza yuko Yesu akiri kumwe nawe. Amagambo rero ushobora kuyasoma muri Yohana igice cyaho cya 18 umurongo wawo wa 36. Ushobora kuyasoma aho Yesu yavango ubwe ndava muri iyi si nge kwa data. Iyi si rero tuyiboneramo ibintu byinshi bitandukanye, tuyiboneramo ibidubeshaho, ariko ni icyifuzo cya buri wese nk'uko Aguri mwene yake yasabye. Iyo usomye mu Migani igice cyaho cya 30 umurongo wa 8 hari icyo uyu muntu yasabye witwa Aguri. Ariko uko biri kose niyo byabura ntidukwiriye kubona ubutunzi bwo mu isi ngo tubure n'ubugingo. Mu isi turashobora kubura ubutunzi, tukabura ibidutunga, tukabura ibyo twishimishamo cyane, ariko abizeye abakoze neza bazabona ubugingo buhoraho. Uyisomye muri Mariko igice cyawo 8 umurongo wawo wa 36 hari ibyo tuhasanga. Ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri jye. Twabisomye ku murongo wawo wa 33 ku gace kawo ka mbere. Kuba yarababwiye aya magambo yose ntabwo vyari ukubakura umutima, byari kugira ngo bagire amahoro mu mitima yabo. Udafite Yesu rero nta mahoro abafite. Ibyo abantu bagerageza gukora kugira ngo bibaheshe amahoro birangira babuze byose, kuko nta mahoro y'abanyabyaha, niko Uwiteka avuga. Iyo usomye ku murongo muri Yesaya igice cyaho cya 48 umurongo waho wa 22 ndetse n'igice cyaho cya 57 umurongo waho wa 27, aho hose niko handitse avuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha, niko Uwiteka avuga. Imana ishimwe cyane, Imana yabwa icubahiro, kuko umunyabyaha igihe cyose ahora afite ibibazo, ahora ahangayitse, umutima we uri hejuru, ariko umunezero mwinshi usendereye uboneka ku bakirijwe n'abakiriye Yesu nk'umwami n'umucunguzi wabo. Uwateye intambwe rero yo kwakira Yesu mu mutima we akamwemerera kumubera umwami umugenga muri byose, niwe wasobanura neza ibyayo mahoro, kuko ntushobora gusobanura iby'amahoro ya Yesu utarakizwa. Iyo wamaze gukizwa umenya uti amahoro ya Yesu ameze atya, amahoro ya Yesu aryoha atya, amahoro ya Yesu anezeza gutya, ukahita umenya neza yuko ukiri mu byaha hari igihombo gikomeye ajya agira. Ni byiza ariko rero wowe aho uri hose ugomba gusaba ngo amahoro ya Yesu naze muri wowe, mu gihe cyane cyane umaze kwerura ukatura ukihana ibyaha byawe ukakira Yesu mu mutima wawe. Hari icyo rero ukwiriye kwibaza mu mutima wawe, mbese wowe aya mahoro abonerwa mu kubana na Yesu waba uyagira? Ni ikibazo ukwiriye kwibaza. Waba ugira amahoro aya ngaya twavuze, aya mahoro Yesu atanga, aya mahoro akomeye, aya mahoro isi idashobora gutanga, ujye ubasha kuyagira? Ni ikibazo rero ukwiriye kwibaza, ni ikibazo ukwiriye gutekerezaho, ni ikibazo ukwiriye gushakisha ukabona umuti, ndetse ukabona nuko ukwiriye kuvuga ngo mwami Yesu, nkeneye kubona amahoro yawe, nkeneye kubona ubwiza bwawe, nkeneye kubona ineza yawe izamuka muri jyewe biturutse yuko wantashyemo, amahoro yawe akaba yangezemo. Ndagira ngo rero mbashimire cyane kubwo kumvisha ijambo ry'Imana. Tugiye kwinjira mu mwanya w'igice cya kabiri, dusenge kugira ngo Uwiteka Imana akomeze adushoboze mu izina rye.
twinjire rero muri kino gice cya kabiri nk'uko nawe babwiye cyo gusenga dusengera abantu bose bamaze kumva iri jambo ry'Imana mu butumwa bwiza. Twa turimo dusoma muri kino gice cya kino gitabo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, uko bwanditswe rero hano igice cyaho cya 16 ku murongo wa 25 kugeza ku murongo wa 33. Ndagira ngo rero munyemerere dusenge kubwo cyangwa se kubw'imitima y'abantu bamaze kumva iri jambo ry'Imana. Uwiteka Imana yacu, Imana ishoboye byose, uri mu ijuru kandi ijuru ry'amahoro, ndasenze kubw'izina rya Yesu Kristo kugira ngo uganze wowe Yesu uzuremere igitangaza, kandi nureme igitangaza Uwiteka Imana yacu kibi igitangaza cyo kunezeza imitima yabumvise ubu butumwa bwiza. Ndabasengeye ku bw'izina rya Yesu Kristo, sengeye mwami Imana abantu bose bakikirwa na buno butumwa, ndasengera abantu bose babwakiriye n'abamaze kubwumva. Mwami Imana ntabwo ubwabo babasha kubyumva, nta nubwo babasha gusobanukirwa icyanditse muri iri jambo, ariko wowe wenyine uko wamaze kudusobanurira nyakubahwa Imana, ukadusobanurira icyo washatse kuganiriza abigishwa bawe, uze n'ubundi ukomeze kugitsikamiza mu mitima yacu kugira ngo tutahava tuva mu byizerwa, kuba ko turi abantu dukunda kwibagirwa, abantu bakunda kwibagirwa, abantu bakunda kugira uburyo bwinshi cyane bahuga bakava mu byo bari barimo bakibagirwa ubuntu bwabo. Ariko ndasenze mu izina rya Yesu Kristo abamaze kumvira iri jambo rigende gume mu mitima yabo kandi rimere. Mwami Imana nimara kumera ryera imbuto nziza kandi nyinshi zibasha kugira umumaro ndetse no kugira umumaro indi mitima yose tubwirije. Nuko rero ukomeze abantu bose bazakikirwa na kino kiganiro ndetse bakumva ubu butumwa bwiza ndetse bakumva n'iri sengesho uzabagire neza. Reka iri sengesho ribore imitima, reka iri sengesho ritabare buri muntu wese, reka iri sengesho ribe ryo komora, reka iri sengesho ribe ryo gukomeza, reka iri sengesho ribe ryo guhindura, kandi Mwami Imana rihindura imitima kugira ngo Yesu Kristo ubwo azagaruka n'icyubahiro uzasange dutunganye. Turagushimye, turaguhimbaje Uwiteka kubanye natwe kandi kutwumviye kandi ukaba wumvise gusenga kwacu nyakubahwa Imana. Nuko rero Uwiteka rero turatuje wowe ntutuze, aho gukomeze kubana natwe kandi ukukuzirikana urupfu rw'umwana wawe Yesu Kristo. Mwami Imana bibe mu mitima yacu kugira ngo nyakubahwa Imana tubashe kwirinda ikibi n'icyaha cyatuma dusubira cyangwa se tugasubiza Yesu mu mubabaro kubw'uko twakoze ibibi. Urakoze rero ko utugire neza, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukicunguzi wacu. Amen, amen, amen. Shuti rero waruteze amatwi iki kiganiro, ndagira ngo nkubwire ko turi hafi kugisoreza ahangaha, ariko uramutse wumvise hari icyo ushaka kutubwira ushobora kuduhamagara kuri nomero guteranya 250 78 82 648. Aho ngaho rero washobora kuduhamagara, washobora kutwandikira iyo nomero kuko iba no kuri WhatsApp. Aho ngaho ushobora kutwandikira rero tukagirana ikiganiro cya hagati yacu nawe nkuko ubishaka. Ndagira ngo rero mbashimire cyane, Uwiteka akomeze kubana namwe kandi abagire neza. Ibiganiro rero kugeza kuri Pasika tubitangira mu gitondo nkuko tubabitangiye, kandi none tubibaye buri munsi. Uwiteka akomeze kubana namwe rero abashyikire. Shalom, shalom, nakagaruka.